niwe Ribera nari nayo uwo muntu nzindukiye rwose niko waramutse Anuwari ni jewe Ribera karame ko ngusuhuza ukampereza ukuboko kw'imoso byagenze gute wahora n'icyo Anuwari ntureba se gakomana yanjye Ribera karame uku kuboko ko kwabyimbye wabaye iki ceceka sha nje kukureba ngo umperekeze ku muyobozi w'umudugudu niko Ribera karame Karisiti niwe wakugize atya Anuwari Karisiti aherutse kunkubitira kwa mama yaje gucyura Valentine umva Ribera karame umuti si ukurira ni ukumurega ahubwo hageze aho anagukubitira kwa nyirabukwe uriya mugabo ni igitangaza rwose nakomeje gutekereza ukuntu yakubise Valentine nanjye akangira atya nsanga nimba iceceka kuri iyi nshuro ntacyo mbamariye abana banjye niko kubyukira ngo umerekeze yewe Ribera cyakoze biranshimishije kuba noneho ushize ukemera kujya kumurega erega ihohoterwa ntabwo rikwiye kurebererwa reka nze nitera utuzi tugende shanu bari nasanze Karisiti adashobora guhinduka ntacyo nkoze ubwanjye namwihanganiye bihagije karibu Kevin mwiza murakoze ariko rero mama yabazinduye cyane ubuse mwasinziriye neza yego nta kibazo mama yatubyukije mu cyakare ngo tudatinda mu nzira yavugaga ko kabutari kure niyo mpamvu twazindutse yewe ni nakurebye rwose reka nikarebe icyo abakiriza Anike oui mama ngwino usuhuza abashyitsi don't say you miss me when you don't call don't say you hurry without the skirt mbese mwaje amakuru yanyuse ni meza yambi mbega icyondo mufite ino ko mbonye ari umugira ni heza pe goko ubwo muvuka mu cyaro kimeze gute niyo mubona kabutari umugira ndumiwe ani bebera abashyitsi shiri muri firigo bakire ngaho karibu mwiza na Keve murakoze itapi imwe nuko mwayigize mwakanigije ibirenge bifite icyondo Anike murabona ko mwanyuze hose ibirenge byishushanyije mujye gukaraba none hase nyine mukuremo n'ibyo binyusi mwambaye ntabwo mwakwicaza icyondo mwifoteye Ani ugomba kumenya ko abantu bose batanganya ubushobozi ukubahira umuntu ubushobozi bwe kandi ukamenya ko icyo urusha abandi ugomba kukibigisha nta kubakwena urabyumva Kabuto Kocha James urakoze cyane ku myitozo y'umunsi dukoze ndizera ko uyu munsi rutoki tuyitsinda bagatabarira reka rero tumushimire twese bitese mwana Frank Pazo uragese gutakira mu ikipe yacu arakubwiye ko ngarutsemo se mwana nzaba ndebe iki kipe izageraho mutamfite sha dufite abandi bakinyi bashoye wana ntabwo ikipe yose ari wowe ishingiye myitozo yanyari fake kabisa nkore inshuro mwasinzwe siyo nabaga ntakinnye ndakuzi Pazo ubwo urashaka uburyo wisabishwa kugaruka mu ikipe yacu ndagusetsa kuko niwe wizize wa nizirikize si wanshutse ngo nzaprofita Nike mukoresha ibyo nshaka ukaba waranteje ibibazo byose oya Pazo ntunshinje ubugoryi bwawe wowe nakubwiye uko ubigenza uragenda wikorera ibyawe birangira n'ikipe kwirukanye none ngo ninjye reka usikiza nuko nateze kuzagaruka mu ikipe yanyu sha wayigarukamo subikuye ko nta wakuzanamo ubu ugiye kuzabiza kureba match nk'umufana wacu usanga kabisa waroze n'ikindi se ubu nsigaye nkinira ikipe ya Rutoki ahubwo nyitega mu mukino ukurikiraho ngo iki Pazo nibyo mwakoze kuza kunsura mu nzu yanjye rwose Shagigi natwe turishimye kuba wongeye kubona aho kurara pe urabizi se muto akagazu ka Gigi ni gato cyane pe ariko nibura niba ariko abashije kwishyura nta kundi ubwishaka haje ni ukuri biruta kurara hanze cyane rega twese twari duhangayitse mu gihe utari ufite aho uba Gigi yego sha Valentine Safari yambaye avance nyine ku kazi mukorera muri salo nyine mpita nkemura ikibazo cyaho kurara gabi mwese ndabashimira mwese mwancumbikiye pe yego sha Gigi ahubwo we tugiye kwimuka inaha tugiye guturana na nyogokuru ngwiki ngabi
ngo ugiye kudusiga mwana we muto nagiye kugenda ajya kwiga vino none nangabira aragiye njyewe ni iki nanga gutangira kuba inshuti n'abantu bangiza ngo baragiye erega sha nanjye sinjye papa yasanze ntabasha gukomeza kwiga ngo ndere n'abasaza banjye duhitamo kujya kuba hafi ya nyogokuru sha cyakora nibyo wenda azajya kurebera cyusanga mu gihe nawe wiga sha birumvikana cyo koza gusa birababaje koko cyane ni ukuvuga noneho ko saa igiye kurangira oya ntabwo bishoboka ntabwo mwayihagarika igomba kuzagumaho rwose hasha nta kundi nyine ikishimishije ni uko twamenyanye tukaba inshuti kandi tukanabana no muri sako cyokoze Valentin namwe mwese muri sako mwambere inshuti nziza ntashobora kuzibagirwa na rimwe sha ariko urabizi tugomba gutegura agafete ko gusezera ngabiri sibyo icyo gitekerezo ni cyiza ahubwo nanjye ndavugana na Simbi adufashe gutegura imyenda twakambara ese Valentin ko nakomeje kubona utishimye ni amahoro sha ntacyo mwihangayika ameze neza bya bibazo byo mu rugo gusa yo sha Valentin tubwire icyo inshuti ziberaho sha sigaye mbura naho mbihera noneho papa yajujubije mama ngo ngomba gutaha kugeza ubwo asanga kwa nyogokuru agakubitirayo mama sha ihangane Valentin Paul Valentin gusa njye ibyo bintu sinabyihanganira ega namwe mufite rights zo kubaho kandi neza mugomba kumurega mu buyobozi da cyane pe kimbabaje nuko mba mbona mama yiturije mba numva umutima uremereye nibaza niba hari igihe kizagera tukabaho mu mahoro nta nduru zihora mu rugo ihangane ribera komera rwose ubwo wagize imbaraga zo kuza kubivuga nzi neza ko hari icyo ubuyobozi buza kubikoraho ariko buriya mu by'ukuri Karisita umuntu yamukorera iki ayo makosa yose yakoze n'ukuntu twamwihanangirije kenshi rwose muyobo ndakumva hambere nari nagize icyizere ko azahinduka kuko rimwe na rimwe nabonaga yongeye kuba nka mbere tugishakana ibyo umbwiye yakoze kwa nyirabukwe bingaragarije ko Karisita atumva reba uko kuboko kwawe ikirenzeho n'umwana we akamuhahamura atyo muyobo ndakumva rwose nkeka ko ukuntu yahubanuje Valentina turi kwa nyirakuru nayo ibyo yakoze byamushegeshe nyuma oya ribera Karisita arakabije bimaze kugera ku rwego twebwe nk'ubuyobozi tutagishoboye gukomeza kumwihanganira Karisita arafungwa bitarenze uyu munsi ayiwe oya muyobo ntabwo mwamfungira umugabo rwose icyo ntabwo ari cyo mwifuriza none se ribera uragira ngo bakore ikihe kindi batakoze agomba guhanirwa ihohotera bakorera urumva nanjye ariko sinumva impamvu dushaka ko dufunga Karisita kandi twaramugoraguje bishoboka erega agapfa kaburiwe n'impongo erega muri abantu bakuru iby'urugo ntibiba byoroshye namwe murabizi afunzwe sinabivamo ni ukuri murengezi rero nanjye numvaga igihe cya Karisita cyo guhabwa isomo kigeze pe murenge mwashaka ikindi mwakora agahinduka maze umuryango wacu ukagarura icyizere icyakora ibyo ntabwo biba byoroshye kuko ribera kandi kuko niba ureba ukabona bitazakorohera adahari reka tumuhe amahirwe ya nyuma yo guhinduka sha Valentin wakoze gusigara ukamfasha gukoropa hano ubu noneho ndarara mu nzu ifite isuku ntacyo shagigi byibuze nanjye naruhutse mu mutwe no mu mutima umva ahubwo Valentin ngufitiye surprise rahira mbwira twumve unteye amatsiko pe umva reba hano ibi ni ibiki se gigi nta kabaruwa wanyandikiye se ndabona biza gigi ibi ni ibiki ubwo mbona bidasomeka neza mva ni indirimbo nahimbye sha Valentin ako nyine hari amagambo yagiye ananira kwandika nyine naho amashuri yanjye urayazi yo ntabwo utagize gigi none se watekereje gute kuyandika koko sha nyine natekereje ku bintu byinshi twagiye tugeraho twese numva ndishimye nibyo byatumye nyine nimbiye indirimbo sha ibyo uvuga nibyo pe uri ukuntu twatangiye sakwe none tumaze kumenyekana ikabuto yose yego sha mwana
ahubwo Shagigi yimbwire neza nikwandikire hano inyuma sibyo mufashe no ku magambo yagiye akunanira. Oya Valentine ahubwo mfashe ugende unyereka uko bandika amagambo yananiye ngomba kuyiyandikira. Ariko Gigi gose ngaho andikana ongeraho da ongeraho a ongeraho bona ndabona sibyo nuko sureba gutsindwa 3-0 harimo n'agasuzuguro pe. Wowe Moses na Safari wagiye mumenye ko iki gisebo ku ikipe yacu ari mu magiteye. Ndabizi impamvu vuga gutyo nuko twakuyemo puzzle wakabimenye ariko mugomba kumenya ko ikinyabupfura ari ikintu gikomeye mu ikipe yacu. Sawa mukomeze ikinyabupfura mutsindwa dukipe dutwa nka rutoki turebe ko araho muzagera. Frank fata ko tudashobora kugumana umuntu umeze nka puzzle mu ikipe yacu yewe nubwo yaba ari umuhanga bingana iki. Mukitesha umukimiza nka puzzle ese ibyo yakoze kuri Anike bihure n'umupira w'amaguru. Kugarura puzzle ryaba ari ikosa rikomeye dukoze kuko nawe ntibyaba bimufasha kumenya ikosa yakoze yewe no guhinduka. Nuko ngiye nkubwiye ko puzzle natagaruka nta kizajya mu buryo. Frank nka kapiteni w'ikipe ibivuga ntabwo ari byo niwe wari ukwiye gufata iya mbere mu gushaka umuti w'iki kibazo. Dore ngo puzzle ahubwo araje. Puzzle nkubu ukwiye guhita umubwira akagaruka mu ikipe. Agaruka kumubona umwami ntimukuma amashyira umwami ariko sha uzi gutsindwa utanakozemo kweri. Dukina ku mubyimba puzzle ariko nyine byenjoye kabisa. Biya nibereka ko bagiye kuzajya bagendekera guhera ubu rutoki zajya hori batsinda. Ntabwo tuzahora dutsindwa puzzle ubu dufite ingamba zo gushaka undi mukinnyi ugusimbura. Umukinnyi nkanjye se mwamukura hera ko ari njye nyine kwisi. Shasimbi Karamyani turashaka gusezera Ngabire rero turashaka ko dufasha gutegura imyenda tuzambara. Nta kibazo rwose turabipanga ariko ndashaka ko tuvugana abandi badahari. Ukimbwira nta kibazo. Natekereje ku byo wambwiye byo kuganiriza umuntu mukuru ku bya wa muhungu wakomeje kunyizeza ibitangaza ngo azamfasha kugera ku nzozi zanjye naho ashaka ko twiryamanira gusa. Numvise mama wawe asa nk'umuntu wanyumva nashaka kubimuganirizaho. Erega nawe yari yavuze ko azakwirebera. Kandi humurasi mama n'umubyeyi mwiza azakumva kandi azagufasha rwose ahubwo ndamubwira ko nawe ushaka ko muganira azahita kwishakira. Ese we muri gupanga imyenda mutatubwiye? Reka da twabarinze. Simbi we musaza wawe nyuze hariya ku kibuga abafana bamuririmba bose bavuga ngo puzzle kuri yewe maze si umupira ko ari ibintu bye. Ako we ndumva noneho buri wese yazanye agashya ngo nanjye mbabwire rero usiko Gigi yanditse indirimbo. Urabeshya Gigi iyo ndirimbo ndashaka kuyumva pe. Ako nawe Valentine urashya. Ahubwo we mbere yuko Simba tubwiye icyo atekereza ku myenda tuzambara dusezera Ngabire Gigi yaturimbiyeho tukumva. Noneho reka mbarimbiraho gato mwumve sibyo. Ni imiyaga yazihuha twe tuzakomezanya nk'itsinda oya ntitwahungabana twakomeza kujya imbere kuko icyizere tugifata nk'impamba ndabona biza ibihe biryoshye. Gabi ko mbona ubabaye kandi indirimbo ari nziza. Ntabwo ari uko mbabaye indirimbo irashimishije n'ufise impumuritse ahubwo we ngaretse kabiri yo muzandiribira musezera. Nta kibazo. Uvamani paso. Yo yashobora kwinginga abandi ariko kagaruka mu ikipe yacu. Frank rega nta kintu navugana nawe mani nimushaka mwitahira kabisa. Ariko none ibitego watsinze n'ibizongera gutuma uvugana n'abantu. Twajya ngo atwe Ballon d'Or wa ibyo gusa se. Ese ni muranshakira iki mani mumaze kumbwira ko mugiye gushaka unsimbura. Bira ni bya Moses wana ngiye ndabijya mugaruke sibyo basi bikorera ngiye nk'umujyamo wawe shaka kanyeregeje ukuntu twabaye inshuti koko. Ngiye kubababarira ngaruke ariko ntabwo mbikoreye wowe gusa ari tugamba kwemeranywa. Yebaba wowe umbwira icyo ushaka cyose pe nushaka umbwira ngo kapiteni bw'iki kugira ngo ngaruke murangura pe mu mafaranga nyine ngo iki ariko sha ubwo urubo byashoboka koko. Nta mafaranga mu mani gumire muri rutoki. Oh my god umuntu arasinzira akaguna gutya umva mukobwa we
mwiza byuka njye ntabwo nabasha kubana n'umuntu ugona gutya byuka yewe aniga ko mbyukije habaye iki ngo habaye iki ahubwo wowe ni gute ugona saa moya n'igice mumbabarira ni ntabwo nzongera ese ko mbona yikururiye kuvura ari wenyine zana hano ishishije anibuse ko nyoroseye imbehe kabinyishe si wese wari wayitwaye yose nawe reka imbehe gukubite wumve zana nanjye niyorosa ni ntiwongere kunsakuriza kandi sinongeye kubona ukurura kuvura urumva ako mukobwa ubwo wabaye gute ariko yemwe bakoko n'ubu urusaku aho habaye iki njyewe umuntu ugona gutyo sinshobora kurana nawe mama sinari nzi ko abanyacyaro bateye gutya ani ubwo nta soni koko kurana na mwiza ni ukugira ngo ibyo atazi ubimwigishe ugomba kwihanganira ibyo atamenyereye uranyumva